Nshuti mwene data mushiki wanjye unteze amatwi, ndagushuje mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Mu mugabane wa gatatu w'icyigisho cyacu, ibyabayeho, ibiriho, ibizabaho mu gakiza kacu, turarebera hamwe ibindi bikorwa bitandatu mu 10 byari bisigaye mu gice cyitwa ibyabayeho. Reka tubanze twibukiranye ibikorwa 11 tumaze kubona mu mugabane wa mbere, uwa kabiri w'icyigisho cyacu. Harimo kubyarwa ubwa kabiri, guturwamo n'umwuka wera, kubatizwa n'umwuka wera, gushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera, gusigwa, kubabarirwa, gutsindishirizwa, guhinduka abana b'Imana, gucungurwa, kungwa n'Imana, ndetse no kuhagirwa no kwezwa. Uri kumwe nanone na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Igikorwa cya 12, guhabwa ubwiza. Nubwo ahandi Bibiliya ivuga ko guhabwa ubwiza bitegereje abakristo mu gihe kizaza, ariko Pawulo abivugaho nk'igikorwa cyarangije gukorwa. Mbese twavuga ko ari iyihe mpamvu? Mu by'ukuri ni ukubera ko icyo gikorwa cyo kuzahabwa ubwiza cyarangije kwemezwa, ku buryo twabivugaho nk'igikorwa kizabaho byanze bikunze. Bibiliya irabihamya mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 30. Haravuga hati: abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Abakolosayi 3:4 haravuga hati: kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Abaroma 8:18 haragira hati: mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Wa kabiri rw'Abakorinto 3:8 haravuga hati: ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza, nk'ubw'umwami w'umwuka. Akamaro guhabwa ubwiza bidufitiye twe nk'abakristo. Icya mbere, nubwo dutegereje kuzerekananwa na Yesu Kristo ari mu bwiza, ariko no muri iki gihe nk'uko dukomeza guhinduka ngo duse na Yesu, ni nako duhabwa ubwiza bw'umwami wacu. Icya kabiri, kubera ko iherezo ryacu ari ubwiza, dukwiriye kubaho no kwifata nk'abantu babukwiriye. Igikorwa cya 13, kubambwa k'umuntu wacu wa kera. Mu kubambwa kwa Yesu, abakristo nabo babambanywe nawe kugira ngo kamere y'ibyaha yamburwe imbaraga. Nk'uko abakristo bari bameze nk'abapfuye mbere y'uko bakizwa, ni nako kamere y'ibyaha ipfa iyo bakijijwe. Ahangaha reka nanabwira abakunda kuvuga ko kamere yacu iyo dukijijwe ituvamo. Ntabwo ariko biri, ahubwo ikomeza kuba muri twe, ariko iyo twumvira umwuka wera ibaho nk'iyapfuye, ariko iyo tutumvira umwuka wera irakomeza ikaganza. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ko dukwiriye kwicisha umwuka ingeso za kamere, nk'uko bigaragara mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 13. Bibiliya ibivuga itya iti: ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Abagalatiya 6:14 haravuga hati: ariko njyeweho sinkiratana ikindi, keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Akamaro kubambwa k'umuntu wa kera bifitiye umukristo. Bibiliya itwihanangiriza kudakomeza kunezeza kamere yacu y'ibyaha, ahubwo dukwiriye kunezeza Imana nk'abantu babatuwe n'imbaraga zayo. Icya kabiri, nubwo tuvuga ko kamere y'icyaha yamaze gupfa, ariko tugomba kwibuka ko ikitubamo, ku buryo tumeze nk'abantu bari mu ntambara yo kuyirwanya kugira ngo tube rwose mu mudendezo wo kumvira Imana. Icya gatatu, twibuke ko atari intambara yacu nk'abantu, ahubwo ni umwuka wera udutuyemo udushoboza kuyitsinda. Turasabwa rero kumuha umwanya muri twe akayobora imibereho yacu yose. Igikorwa cya 14, kubohorwa ku gutwarwa n'amategeko. Nk'uko umugore afite umudendezo wo gushaka undi mugabo mu gihe uwa mbere amaze gupfa, ni nako abakristo babaho mu mudendezo wo kubaho ku Mana, kubera ko mu gukizwa kwabo Imana ibabohora ku mategeko. Bibiliya ivuga ko twapfuye ku mategeko kugira ngo tubone kwerera Imana imbuto. Kuba abakristo barabohowe ku gutwarwa n'amategeko bivuga ko bitakiri ngombwa kumvira ayo mategeko ngo babone gukizwa, ahubwo kumvira kwabo
kugamije kwerera Imana imbuto. Ibi tuzabisobanukirwa neza nitwigana ubutumwa bwiza bwa Matayo. Bibiliya ibivuga muri aya magambo mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 4 n'umurongo wa 6 iti: nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu, kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Abagalatiya 5:18 haragira hati: ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Abagalatiya 3:11-14 haravuga hati: biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo: havumwe umuntu wese umanitse ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Akamaro kubohorwa ku mategeko bifitiye umukristo: icya mbere, kuba twarabohoye ku gutwarwa n'amategeko ntabwo bivuga ko amategeko atakidufitiye akamaro, ahubwo itegeko ryose ni ryiza kuko ritumenyesha gukiranuka icyo ari cyo. Ariko ntitugomba kumvira amategeko ngo dukizwe cyangwa tubone gutunganira Imana. Icya kabiri, igituma twumvira tugatunganira Imana ni imbaraga z'umwuka wera zitubamo, zikanatuma twerera Imana imbuto zigamije kuyihesha icyubahiro. Igikorwa cya 15, gukurwa mu bubata mu butware bw'umwijima no kujyanwa mu bwami bw'Imana. Yesaya 42:6 haragira hati: njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Uyu muntu wahamagariwe kuba umucyo uvira amahanga ni umugaragu w'Uwiteka, ari we Yesu Kristo ubwe. Kwamamaza izina rya Yesu Kristo ni ukugeza umucyo ku isi no ku bantu bose. Ubutumwa bwiza buhumura amaso y'abantu kugira ngo bamenye ukuri kwa Yesu, hanyuma bukabinjiza mu bwami bw'Imana, bakava mu mwijima wa Satani. Bibiliya ivuga ko iyo butumwa bwiza butavuzwe buba bumeze nk'ubutwikiriwe, kandi bukaba butwikiririwe abarimbuka. Abo barimbuka cyangwa badashaka kumva ubutumwa bwiza ni abo Imana y'iki gihe yahumiye amaso kugira ngo umucyo w'ubwo butumwa bwiza utabarasira ngo bamenye ubwiza bwa Yesu. Rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 3-4. Bibiliya ibivuga itya iti: mu byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 16 na 18: ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye kugira umukozi wanjye, n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13 ho haragira hati: niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Akamaro gukurwa mu butware bw'umwijima no kujyanwa mu bwami bw'Imana bifitiye umukristo: icya mbere, twakuwe n'Imana mu bwami bw'umwijima aribwo bwami bwa Satani, kugira ngo tujyanwe mu bwami bw'Imana aribwo bw'umucyo no gukiranuka. Bityo dukwiriye kubaho nk'abana b'umucyo barangwa n'imibereho n'ubuzima by'abantu bo mu bwami bw'Imana, nk'uko Yesu yabagaragaje muri Matayo igice cya 5. Icya kabiri, muri iyi si y'umwijima huzuye urujijo, ibibazo byinshi, ibinyoma ndetse no kwibeshya. Ariko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Dufite umunezero mwinshi duheshwa no kugendera mu mucyo wa Yesu Kristo. Igikorwa cya 16,
kuba umwenegihugu wo mu ijuru. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi ngingo, reka twifashishe ikigereranyo cy'abakoloni b'Ababiligi mu Rwanda. Mu mateka y'u Rwanda, Ababiligi bararukolonije mu myaka itari iya kera cyane. Muri icyo gihe mu Rwanda hazaga Ababiligi benshi baje kuhakorera ibikorwa bya leta yabo y'Ububiligi. Nubwo babaga mu Rwanda kandi rukaba rwari rumeze nk'igihugu cyabo, ariko bakomezaga kugira ubwenegihugu bw'Ububiligi, bakagira uburenganzira bwo gutora abayobozi b'iwabo, ndetse imigisha yose igenewe Ababiligi bayibonagaho. Bagahora bagendana muri bo intego zo guteza imbere igihugu cyabo nubwo bari bari mu Rwanda. Mu gukiza abanyabyaha, Imana yabahinduye abenegihugu bo mu ijuru, ku buryo baba hano mu isi nk'uko Ababiligi bari bameze hano mu Rwanda, ariko ari abaturage b'ijuru, ku buryo n'inshingano zabo n'imigisha yabo bituruka mu ijuru. Bibiliya ibivuga muri aya magambo mu Bafilipi igice cya 3:20 haragira hati, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Abefeso igice cya 2:6 haragira hati, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Akamaro kuba umwenegihugu wo mu ijuru bifitiye umukristo: icya mbere, Bibiliya ivuga ko tutakiri Abagiriki cyangwa Abayuda, ariko muri iki gihe cya none twavuga ko nta muntu w'ubwoko ubu n'ubu, nta bazungu, nta birabura, nta bagufi cyangwa barebare, nta shyanga ry'igitinyiro cyangwa ishyanga rigawa, ahubwo twese abizera turi abenegihugu bo mu ijuru. Turi umuryango umwe w'abana b'Imana, ishyanga rimwe nk'uko tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:9, ndetse turi ubwoko bumwe nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 2:19. Icya kabiri, hari imigisha ndetse n'inshingano zizanwa no kuba turi abenegihugu b'ijuru, nko kuba turi abatambyi b'ubwami bw'Imana hano mu isi, kuba twunga abantu n'Imana ndetse n'ibindi. Igikorwa cya 17, kwegera Data wa twese. Mu isezerano rya kera, Abayuda basabwaga gukora imihango myinshi kugira ngo begerane n'Imana, kandi nubwo bakoraga iyo mihango yose, umutambyi mukuru wenyine niwe wagiraga uburenganzira bwo kwinjira imbere y'Imana hera cyane rimwe mu mwaka. Abanyamahanga bashoboraga gusenga Imana, ariko ntibari bafite ubushobozi bwo kuyegera. Aha niho dusabwa cyane gutekereza ku murimo ukomeye Yesu yadukoreye. Kubera umurimo wa Yesu, twese abamwizeye, yaba Abayuda cyangwa Abanyamahanga, dufite uburenganzira bwo kwegera Data wa twese igihe cyose n'aho twaba turi hose. Bibiliya ibivuga muri ubu buryo. Mu Befeso igice cya 2:18 haragira hati, kuko ari we uduhesha uko turi amaharakubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Abagalatiya 4:6 haragira hati, kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati, Aba Data. Abaheburayo 4:16 haragira hati, nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Akamaro kwegera Data wa twese bifite mu buzima bw'umukristo: kubera imirimo ya Yesu, tugirana n'Imana ubusabane bw'umwihariko nk'ubwo umwana agirana na se. Icya kabiri, kubera imirimo ya Yesu, ntitugomba kubanza gutamba ibitambo cyangwa gukora indi mihango runaka ngo twegere Imana. Mwene data, mushiki wanjye warunteze amatwi, ndagushimiye. Umaze kumva aya magambo, ndagusaba kuyatekerezaho. Tekereze ku bikorwa byose Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Hanyuma nusanga hari icyo aya magambo akubwira ku mutima wawe, aho ushidikanya ko udakijijwe cyangwa se aho udasobanukiwe imirimo y'Imana mu buzima bwawe, usaba umwuka wera akuyobore, kandi usaba umwuka wera agufashe. Nawe nusanga ibi bikorwa bitarakorerwa mu buzima bwawe, usaba umwuka wera kugira ngo akumurikire, hanyuma uhe Yesu Kristo ubuzima bwawe, musabe kwinjira mu bugingo bwawe, akubera umwami n'umukiza, nawe ube umuragwa w'ubwami bw'Imana, uraganwe n'abera iby'ubugingo. Mu izina rya Yesu.